Mwaramutse, mwongeye kwirirwa, amahoro y'Imana abane namwe, mumeze mute? Abakurikira Aidarika TV show turongeye turabasuhuje, ni wa mwanya tubagezaho ijambo ry'Imana, tukababwira inkuru zabayeho, tukababwira inkuru zo muri Bibiliya, inkuru ziri gutrendinga. Ni ukuri uyu munsi nifuje ko tuganira ku gitabo cy'umuhanuzi Yona, cyangwa se ku muhanuzi Yona, tukareba ibintu Yona atwigisha, tukareba ibintu twakwigira kuri uyu mugabo witwa Yona. Uyu mugabo witwa Yona ntago amakuru amuvugaho cyane, ntago amateka amuvugaho cyane, ariko hari ibyo tubona muri Bibiliya cyangwa se tubasha gusoma hanze ku makuru, ku buzima bwaranze Yona. Yona rero yari umuhanuzi, ni umwe mu bahanuzi bahanuye ibintu bikeya muri Bibiliya, cyangwa se tubita abahanuzi batoya, abahanuzi batoya bo muri Bibiliya. Rero Bibiliya itubwira ko ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona. Uyu Yona yari umwana w'umuntu witwaga Amitayi, nuko ijambo riramubwira riti haguruka ugende ujye i Nineve mu murwa, uriya mudugudu ngo yari umudugudu munini cyane. Nineve ngo hari umudugudu munini cyane wari utuyemo abantu benshi, urimo n'ubutunzi bwinshi, harimo n'amatungo menshi n'abana n'ababyeyi, abantu benshi cyane babaga muri uwo mudugudu w'i Nineve. Riramubwira riti genda ujye i Nineve uburire bari abantu, kuko ibyaha byabo byirundanyije imbere yanjye, ndetse rwose uburakari bumeze nabi, ngiye no kubarimbura. Niko Uwiteka yabwiye Yona. Yona ariko we, Yona ntago yateze ijya i Nineve ngo ajye kubwira abantu ibyo Imana yari imutumye. We ahubwo yarateze ajya hehe? Arakata yigira i Tarushishi. Yafashe abasare arangije yigira i Tarushishi, aho kugira ngo ajye hehe? Aho kugira ngo ajye i Nineve aho Imana yari imutumye. We ngo yarahagurutse arahunga. Ijambo ritubwira ko we yaragiye ahunga Uwiteka. Amakuru Yona yari atazi ni uko atari azi ko Imana ibasha kureba ahantu hose, kandi ko Imana ibasha gutandukanya i Tarushishi n'i Nineve. Yego, Yona rero aragenda ajya i Tarushishi, ndetse ngo atanga ihoro mu nkuge ngo ajyane n'abantu bari bagiye i Tarushishi. Imana rero imaze kubona ko ahantu yatumye Yona atariho agiye, yohereje inkubi y'umuyaga mwinshi, iyohereza hehe? Mu nkuge, ndetse inkuge ngo yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba bwinshi cyane, maze ngo umuntu wese atakambira ikigirwamana. Bantu b'Imana, aba bantu nta nubwo bari bazi Imana. Mbese Yona asa n'umuntu wagiye muri iyi nkuge biri no mu mugambi w'Imana, kugira ngo n'aba bantu bamenye imbaraga z'Imana, cyangwa se babashe kumenya Imana rurema iyo ari yo. Niyo mpamvu ngiye mvuga nti uyu yari umugambi w'Imana, kuko aba bantu ngo batakambiraga ibigirwamana, ntabwo bari bazi Imana. Bo bari bamenyereye kugashya nyine, ari abasare basanzwe, ntabwo bari bazi ko hari Imana rurema batakambira yindi yabasha guteza umuraba. Bari bayizi ariko batari bamenya imbaraga zayo, batari bamenya no kwikora. Yona we yageze muri iyo nkuge arisinzirira. We yaragiye ageze mu nkuge ahita asinzira, ariko abandi bo bahura n'ibibazo byinshi. Yona agize gute? Yona asinziriye. Yona rero hari ibintu dukwiye kumwigiraho byinshi. Umutware w'inkuge we yaramubajije ati uye mugabo, uri uwa hehe ko wasinziriye? Abandi turi gusakuza, abandi dufite ubwoba, wowe ukaba usinziriye. Yona arahaguruka nawe ahabwa ati yewe njyewe ndi umuheburayo kandi nubaha Imana. We yaravuze ati nubaha Imana, siko mu by'ukuri Yona ntabwo yari yubashye Imana. Nubwo yavuze ngo nubaha Imana ndetse nubaha n'abantu, ariko ntabwo yari yubashye Imana. Ibintu yari yakoze ntabwo byaragaragazaga ko yari yubashye Imana. Ndetse yaramubajije ati ukora murimo ki? Uturuka he? Cyangwa se uri uwo mu kihe gihugu? Uri n'uwo mu buhe bwoko ki? Uri ubwoko ki? We yaramusubije ngo ndi umuheburayi nubaha Imana, cyangwa se Uwiteka Imana yo mu ijuru.
yaremye inyanja ikarema n'ubutaka, maze abantu bose bari muri iyo nkuge bo bahise bafatwa n'ubwoba bukabije, baramukanga baramubwira ati ibyo ni ibiki ukoze, kuko yari amaze kubabwira ati mpunze Uwiteka, Imana intumye i Nineve, ndangije sinajya i Nineve, ndihungiye nigiriye i Tarushishi. Nuko baramukanga baramubwira ati ukoze ibiki Yona, umuntu w'Imana, ukoze ibiki, urumva wahunga Imana? Bari bazi ko nubwo basengaga ibigirwamana, ariko ikigaragara cyo bari bazi imbaraga z'Imana, kuko baramukanze baramubwira ati ukoze ibiki, ese urabona wowe ntushaka ko Imana iturimbura? Mburana nawe, ese urabona wahunga Imana, urabona wahunga imbaraga z'Imana? Ibyo ni ibiki waba ukoze? Yona rero arababwira ati rwose mumfate munjugunye mu nyanja, inyanja iri butuze. Ariko ba bantu bagira ubwoba bwinshi bwo kwica umuntu w'Imana, barasenga basenga Imana, barayibwira bati Mana ntutubareho amaraso cyangwa se urubanza rw'amaraso y'uyu muntu, utubabarire si twebwe tubikoze. Ko hari ibintu bibaho abantu batari bazi Imana nabo bakayimenya, hari ibintu Imana ikora bigatuma abantu bamenya Imana uko byagenda kose. Abo bagabo rero baragashya ngo basubire imusozi, ariko ntibabibasha, inyanja yariyongeranyaga cyane pe, biranga. Bageze aho bafata umwanzuro, bafata Yona bamujugunya mu nyanja. Yona amirwa n'urufi, aragenda ajya mu nda y'urufi, amarayo iminsi 3 n'amajoro 3 ari gusenga Imana. Mu magambo Yona yavuze ari gusenga Imana rero akomeye ndetse twamwigiraho, yaravuze ati ngize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza, nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye. Yaragiye ajya mu nda y'urufi, arangije asenga Imana arayibwira ngo nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye. Ageze mu nda y'urufi yibutse ko naho Imana yumva abantu bari mu nda y'urufi cyangwa se mu nda y'ikuzimu. Yari yirengagije ko najya i Tarushishi Imana iramubona ko ahungiye i Tarushishi, ariko ageze mu nda y'urufi, kuko Imana yari imaze gutegeka urufi rukamumira, we yarababwira ati munjugunye mu nyanja. We yari azi ko agiye kugwa mu nyanja nyine agapfa abandi bagakira, ariko Imana yo itegeka urufi, rwa rufi ruhita rumira Yona. Aho kugira ngo yicwe n'amazi, we yagiye gusengera mu nda y'urufi, ahantu yari atuje, adahura n'umuyaga, adahura n'ibindi bibazo byinshi. Nuko ariko Imana yarokoye ubugingo bwa Yona. Yona rero ikintu dukwiye kumwigiraho aha hantu, ni uko yageze mu nda y'urufi agasenga Imana, yageze mu byago asenga Imana, arahita akira. Hari ibintu byinshi byadufasha muri iki gitabo cya Yona, nubwo ari gitoya, ariko hari ibintu byinshi, ni urupapuro rumwe, ni peji 2, ariko hari ibintu byinshi iyo usoma iki gitabo gishobora kukwigisha. Icya mbere, aba bantu bari batazi Imana, ariko Yona bagezemo bahita bamenya Imana, ndetse baranayitinya, ndetse baranasenze, baravuga bati, biragaragara ko batinyaga n'umuntu w'Imana, kuko basenze Imana bavuga ati Imana ntutubareho urubanza rw'amaraso y'uyu muntu. Kandi nanone babonye umuhengeri bahuye nawo, babona ko ari umuhengeri wari udasanzwe, ko ari ishuheri itewe n'Imana. Nabyo bituma batinya Imana, nubwo wenda bashobora kuba batarahindukiye ngo bakizwe, ariko nibura babonye imbaraga z'Imana, babona ko hari Imana iruta ibigirwamana, ko batakambiye ibigirwamana byabo ntibyabakiza. Ibigirwamana byo ntabwo byabashije kubakiza, buri wese yatakambiye ikigirwamana nticyabakiza, ariko batakambira Imana yo mu ijuru, bigaragaza ko hari Imana babonye ko yumva irenze ibigirwamana byabo byari bisanzwe byumva. Imana yo mu ijuru ikomeze kutugirira neza. Yona rero ageze mu nda y'urufi, nabwo yaratakambye, Imana igira ite? Imana iramwumva. Yarakomeje agatakamba, Imana iramwumva. Irangije kumwumva, iminsi 3 n'amajoro 3, bishushanya ya minsi Yesu yamaze mu mva, yamaze mu gituro iminsi 3 n'ubundi n'amajoro 3. Yategetse urufi ruruka Yona. Yona amaze kurukwa n'urufi, yahise yumvira Imana. Yabonye imbaraga z'Imana, aravuga ati noneho
ni rwa rupfu rwanjye n'ubundi, reka njye kuburira abantu b'Imana. Aragenda arababurira, wa murwa munini, w'i Nineve wari ugizwe n'abantu benshi, ngo bagira ubwoba bwinshi, baravuga bati rwose muze duhindukire dutakire Uwiteka, ahari wenda yagira gute, yatwumva ndetse ikisubiraho. Kuko baravuze ngo ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi ahari Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntirimbuke. Banga ijambo rya Yona, yagiye afite umwuka wera mwinshi ku buryo yavuze abantu bakumva ko mu by'ukuri uwo muntu yatumwe n'Imana, kuko burya ijambo riturutse ku Mana n'imbaraga mbi zose zirabyumva ko ari Imana ivuze. Burya Imana ifite ukuntu ivuga ku buryo umuntu wese yumva ko avuganye n'Imana. Barumvishe rero ko bavuganye n'Imana, barangije baravuga ati mwihane mwihane mwihane. Ibintu byinshi rero dukwiye kwigira ku gitabo cya Yona ni uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3. Ni uko Yona yihannye, Yona yarihannye kandi atuma na bariya bantu bihana. Yona yabonye imbabazi z'Imana, ndetse n'abariya abantu bari bamutwe b'abasare nabo babonye imbabazi z'Imana, n'abo yagiye kuburira b'i Nineve nabo babona imbabazi z'Imana. Igitabo cya Yona kitwigisha kongera kwibuka imbabazi z'Imana, kongera kwibuka ko Imana yatubabarira, kongera kwibuka ko nawe Imana yakubabarira, kureba imbabazi z'Imana zitagira akagero. Urukundo rw'Imana ubundi turubonera mu mbabazi zayo igira, kuko Imana igira imbabazi nyinshi cyane. Imana rero ibagirire neza, Imana ikomeze kubafasha, kandi ni ukuri Imana nawe uyu munsi yagusura nimba